Tekereza umunsi umwe nubyuka mu gitondo ugasanga hafi ya buri kazi kose ku isi karimo gukorwa n'imashini robo. Ugasanga cya gishanga wajya gunyuramo cyuzuyemo abahinzi n'amasuka, cyuzuyemo imashini zirimo guhinga ntawe uzigenzura. Mu nganda, imasoro cyangwa se n'ahandi, imashini arizo ziri mu kazi. Imodoka zitwaye, mu rugo hari imashini ziteka, izikora isuku, izirera abana, izikora akazi mu biro, ari nazo zivura zikita no ku barwayi kwa muganga. Iki gihe ni cya gihe uzaba utagikeneye kujya ku kazi ngo ubone uko ubaho, udatewe ubwoba n'uko ukwezi kuzashira ukishyura ubukode bw'inzu. Imashini nizo zizaba zikora byose. Ngiyi isi umuherwe Elon Musk arimo kudutegurira. Niyo si tumarara amajoro adasinziriye kugira ngo tuzayibemo, aho ubwenge buhangano cyangwa se intelligence artificielle ndetse n'imashini muntu cyangwa robo bizaba biri kwisonga mu bintu byose, bitakiri ngombwa kugira amafaranga kugira ngo ubeho. Birashoboka cyane ko iyo si uhise wifuza kuzayibamo, isi ijya kumera nka paradizo. Hashize ibinyejana n'ibinyejana abantu bananizwa n'akazi, umuntu agakora kuva mu gitondo kugera ku mugoroba kugira ngo umuryango ubeho. Rimwe na rimwe akarinda asaza, ubwo buzima bwiza yakuze ashakisha atarabugeraho. Kuva kera ikiremwa muntu kibyuka kare mu ruturuturu kikajya mu kazi. Akenshi akazi kaba kanagoranye. Hari miliyaridi nyinshi z'abantu bajya mu kazi buri gitondo atari uko bagakunze, bakakajyamo gusa kubera ko nta yandi mahitamo bafite. Iyo ukwezi gushize bishyuzwa ubukode. Bakajyamo kubera ko amashuri y'abana agurwa. Bakajyamo kubera ko bazi ko ku manywa ndetse na nijoro nibigera baza gukenera ibyo kurya bo n'imiryango yabo. Bakajyamo kubera ko bazi ko uburwayi nibuza bazakenera amafaranga yo kujya kwivuza. Bakajyamo kubera ko bazi ko hari amadeni bafashe mu mabanki batararangiza kwishyura. Aba iyo uvuze ko imashini hari umunsi zizaza zikadukorera akazi kose, barabyumva cyane. Benshi bati ibyo bizaba ryari. Ukora mu birombe bicukura amabuye y'agaciro ariruhutsa, akumva ko uwo munsi nugera atazongera kumara amasaha ari mu nda y'isi acukura. Umuforomo asaba Imana kwihutisha igihe kugira ngo aruhuke amajoro ya buri munsi amara yita ku barwayi. Umushoferi agasaba ko byihuta niyongere kugorwa no gukora ingendo ndende zidashira, mu gihe ababyeyi atari bo bazabona icyo gihe kigeze bakaruhuka kwirirwa bagirana ibibazo n'abakozi. Imashini zirera abana zizaza ryari? Iri ni isezerano benshi mu bakurikirana amakuru y'ikoranabuhanga bategerezanyije amatsiko. Elon Musk, umuherwe wa mbere ku isi, aherutse kuvuga ko yizeye adashidikanya ko icyo gihe kizagera. Akita igihe cy'uburumbuke, the era of abundance. Ni igihe cyo kubohorwa cyangwa se cyo gucungurwa kw'ikiremwa muntu, umuntu akarekeraho guhora ahangayikiye ubuzima bumugoye n'akazi karuhije k'iyisi. Imashini zizadukorera byose, ubundi tubeho dutunze dutunganirwe, niko bavuga. Muri ibi bihe robo nizo zizajya zubaka inzu kandi bikorwe vuba cyane ku buryo nta muntu uzongera kubura aho arara. Robo zizajya ziduhingira imirima yose yananiranye ku buryo nta gihugu kizongera gukena ku biribwa. Mu nganda robo nizo zizajya zikora akazi kandi zigakore vuba ku buryo ibyo dukeneye byose bizajya byihuta kuboneka. Nizo zizajya zivura abarwayi kwa muganga kandi zibikore ku muvuduko munini cyane, kubera ko zizajya zikubona zihite zimenya indwara urwaye ako kanya, zihite ziguha imiti hadafashwa amasaha y'ibizamini. Robo nizo zizajya zita ku bageze mu zabukuru, zikubura imihanda kandi ziyubake, zigeze ibyo kurya kuba bikeneye bwire buke. Isi irimo gukoreshwa na robo, twe twiryamiye. Ngiyi isa abahanga mu by'ikoranabuhanga bahanze amaso kandi abamaze kubona umuvuduko ubwenge buhangano cyangwa se intelligence artificielle buriho, ntabwo bashidikanya ko ibingibi bishoboka cyane kandi vuba. Buri wese iyo yumvise iby'iyi nkuru y'igihe tuzaba turiho tudakora, yumva anezerewe kubera ko akazi karavuna rwose. Ariko se tuzaba dukora iki imashini nizidusimbura ku kazi kose twari tumaze igihe tumenyereye? Utekereje mu buryo bw'amafaranga rwose buri wese yabyumva. Nta wifuza kurara amajoro kugira ngo agire amafaranga. Bikunze waryama ukabyuka ibyo washakaga wabibonye. Nta n'umwe utakwifuza kugira inzu nziza kandi y'ubuntu. Nta utakwifuza gukorerwa byinshi ntacyo atanze. Nuko kamere muntu iteye. Ariko hari icyo tudatekerezaho kenshi. Gukora akazi ntabwo intego yabyo yibanze ari ukubona amafaranga. Akamaro k'akazi ntabwo ari uko wakoze ahembwa. Birenze ibyo. Reka tubivugeho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji
iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora, twebwe na Van Machine. Turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu, twebwe na Van Machine. Tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku, kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. Nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. Wanatwandikira email kuri info@navan_machine.com. Iyo ubyutse mu gitondo ugiye mu kazi, ntabwo akamaro kabyo ari amafaranga byonyine. Wowe ushobora gutekereza ko icy'ingenzi ari amafaranga, ariko akamaro ko gukora karenze icyo uhembwa iyo akazi karangiye. Ubwabyo kugira akazi biha ubuzima bwawe umurongo, bituma ushobora kumenya icyo uri bukore n'igihe kiri bukorerwe. Abenshi mu nshuti z'umumaro mu buzima bwawe uhurira nabo mu kazi. Akazi gatuma umuntu agira ikinyabupfura cyangwa se imyitwarire ikwiye. Ibyo wiri unyuramo mu kazi ni amateka, ni inkuru ubwira abo wasize mu rugo iyo utashye. Akazi gatuma umuntu yiyumvamo agaciro, ukumva ko hari icyo ubereyeho kandi gifitiye abandi akamaro. Niba uri umwarimu, wumva ugize agaciro iyo umwana wigishije atazi ururo n'icyatsi, umubonye hari icyo yagezeho mu buzima kandi gifitiye abandi akamaro. Nta muganga wishima nk'uhuye n'umuntu yakiriye arembye, akamuvura kugera akize, agasubira mu buzima busanzwe. Akazi gatuma twumva turi abantu b'agaciro. Ikindi ni uko akazi gatuma umuntu yumva afite impamvu ariho, ntarambirwe kubera ko hari icyo ashaka kugeraho. Kuvana akazi mu buzima bwa muntu ntabwo ari ukumukiza umuruho gusa, hari ikindi gice kandi cy'ingenzi uba umukuyeho. Kuba akazi kazasimburwa na za robo cyangwa se imashini, byo nta kubitindaho, nubwo tutazi ndi bari akazi kose tuzabura. Akambere kamaze kugenda kubera izo mashini muntu. Igikomeye tugomba kwibaza ubu, umuntu azaba abayeho ate umunsi akazi kazaba katakiriho? Umuntu aziyumva ate kuba ari ku isi adashobora kugira icyo akoraho kubera ko ibyo yagakoze byose hari imashini zizi kubikora kumurusha? Umuhanga mu by'ubukungu w'umwongereza John Maynard Keynes yabibonye mu mwaka w'1930, ni ukuvuga mu myaka 90 ishize. Icyo gihe uko isi yari ikomeje gutera imbere, havumburwa ibintu bitandukanye, yavuze ko uko ikoranabuhanga ryiyongera, hari igihe kizagera abantu bakumva nta mpamvu yo gukora. Ni ibihe yavuze ko bizaba ari iby'uburumbuke n'ibyishimo gusa, akavuga ko hari n'ibibi by'ubwo burumbuke. Keynes avuga ko bizagorana kumenya uko abantu bakoresha ubwo bwisanzure bazaba babonye mu gihe nta kibazo cy'ubukungu bazaba bahanganye nacyo. Yavuze ko inyoko muntu kwiteye kuva isi yaremwa ibereyeho guhangana n'ibibazo, bashakisha ibisubizo aho kwicara gusa ngo baryoherwe n'ubuzima. Iyo hatari ibibazo byo gukemura no gushakira ibisubizo, ubuzima nta cyanga bugira. Muri make, Keynes yavuga ko tutavunikira koroshya ubuzima gusa. Agaragaza ko nubona umwanya wawe uwuharira kwishimisha gusa, ari byiza gutangira kwisuzuma. Ushobora kuba ufite ikibazo kubera ko ntabwo ari cyo tubereyeho. Muri make, kuruhuka ni byiza, ariko iyo birengeje urugero, uwaruhukaga abikuramo izindi ngaruka. Tekereza ubyutse kuwa mbere mu gitondo nta kazi gahari, bikagenda bityo kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, ukwezi kugashira ukundi kukihirika. Ugatangira umwaka nta kazi, umwaka ukarangira tukajya mu wundi. Nta mukoresha ugukeneye, nta mukiriya uguhamagara, nta shuri rikeneye kurifasha kwigisha, nta bitaro bikeneye kuguha akazi kubera ko imashini zabonetse. Tekereza kubaho uzi kubaka
ariko nta kazi wabona kubera ko habonetse imashini zizi kubaka vuba kandi kukurusha. Mu ntangiriro abantu bazabikunda cyane, bazamara iminsi myinshi baryamye, bazafata ibiruhuko bitagira ingano, bazareba za filime zibabaneye, bazarya bahage, bazanywa inzoga. Buri wese azaba yumva yasi y'amahoro n'ubwigenge yarabonetse, ariko ibibazo bizaza nyuma yaho. Abantu bazatangira kwibaza ngo ubundi ubu buzima bugamije iki? Tuzabaho dutya kugera ryari? Aha niho abahanga mu ikoranabuhanga batajya badusobanurira neza. Bavuga ko bashaka kubohora abantu nk'akazi ari umutwaro ku kiremwa muntu, nk'aho umuntu yaremewe kurya gusa. Ikiremwa muntu gishaka kubahwa, gishaka kumva ko kiriho kubera ko hari icyo kimariye abandi. Ikiremwa muntu gishimishwa n'ibyo cyagizemo uruhare mu kubaka. Hanyuma umunsi tuzabaho imashini arizo zidukorera akazi, twe tuzaba tumaze iki? Akazi niko gatuma buri muntu agira ishema muri sosiyete, niko gatandukanya abantu n'abandi. Buri wese aba ashaka kugena uko sosiyete imufata ashingiye ku kazi, kandi nayo nuko igufata. Muri make akazi kameze nk'indangamuntu. Iyo uvuze ko uri mwarimu, umuganga cyangwa se umucuruzi, sosiyete igira uko igufata, kandi nawe bikagutera ishema. Tekereza kubaho ntacyo uri cyo, uraho gusa wirirwa wicaye. Umunsi imashini zizaba zagiye mu kazi, igisubizo ku muntu ukubajije icyo ukora kizagorana, usibye ko nicyo kibazo gishobora kuzavaho. Kuba nta kazi kariho kubera ko agahari ari imashini zigakora, bisobanuye ko n'icyerekezo cyangwa se inzozi zituma duharanira kugira icyo tuba cyo zizarangira. Birashoboka ko utazabwira umwana ngo ajye kwiga ubwubatsi kandi abizi neza ko hari imashini zubaka. Birashoboka ko utazamubwira kujya kwiga ubuvuzi kandi imashini zizi gukora ako kazi neza. Birashoboka cyane ko utazabwira umwana ngo ajye kwiga imibare n'uburyo igorana, mu gihe azi neza ko ibyo yakagezeho hari imashini zizi kubikora kumurusha. Abana bazakura bumva ko ikiremwa muntu ntacyo kimaze kubera ko hari imashini zikirusha ubushobozi. Ubwo butumwa ni bubi cyane kuri ejo hazaza h'ikiremwa muntu. Indi ngaruka yo kubaho nta kazi gahari ku isi ni ukurambirwa no kubihirwa bitigeze bibaho mu mateka. Akenshi umuntu avuga ko yarambiwe iyo amaze nk'isaha cyangwa se igihe gito hari ibintu arimo ariko byamurambiye. Ibintu byose bitangira kurambirana iyo byatinze. Tekereza kubaho mu kiruhuko kitarangira. Impera z'icyumweru zikuryohera kubera ko uziko kuwa mbere uzasubira mu kazi. Uba ushaka kuzikoramo ibigushimisha kubera ko kuwa mbere uzatangira gukora ibitagushimisha. Ikiruhuko kiryoha kubera ko kizarangira ugasubira mu kazi. Umwana ashimishwa na konji ku ishuri kubera ko amaze iminsi yiga amanywa nijoro. Ubuzima niba ikiruhuko kitarangira, agaciro k'ikiruhuko kazahinduka. Umumaro abantu bakibonagamo uzashira, ahubwo bimere nk'aho abantu bari muri gereza. Umuntu azajya abona bukeye, ategereze ko bwira bimushobere. Uku kurambirwa kuzaza guherekejwe n'agahinda gakabije. Umurimo ni bumwe mu buryo ikiremwa muntu cyabashije kuvumbura buzana ubusabane mu bantu. Abantu benshi ubushuti bwabo buhera mu kazi. Hari imiryango ikomeye yubatswe bihereye ku kazi. Akazi kari mu hantu umuntu amara umwanya munini ku buryo byanze bikunze aba hafite inshuti nyinshi cyane. Akazi kigisha kwihangana kubera ko hahurira n'abantu ubusanzwe utakabaye wihanganira ubaye ufite amahitamo. Akazi kigisha umuntu guhangana n'ibibazo bikomeye, kakakwigisha guhuza, gusaba imbabazi, kuganira n'ibindi utabasha kwigezaho ubaye utarakagezemo. Aho hantu hatuma abantu basabana, bakubaka ubwo bushobozi bwose twavugaga, niho hashobora kuzavaho kubera ko hazaba amamashini. No mu buzima busanzwe kandi aho mu rugo aho abantu bazaba bari, imashini zizaba zifite akamaro kanini. Umugabo ashobora kuzisanga atagikeneye umugore cyangwa se umugore atagikeneye umugabo kubera ko hari imashini zikora neza ibyo buri umwe yakabaye akora, kandi zikabikora zitagoranye, zitabanje kubaza ibibazo. Birashoboka ko umwana azagera ubwo kuganira n'ababyeyi yumva nta kintu bimaze kubera ko kuri mudasobwa cyangwa kuri telefoni hari ikoranabuhanga ryakozwe rimuganiriza rikamubwira ibyo ashaka kumva. Muri make, kubera ko ikiremwa muntu gihindagurika rimwe na rimwe bikarambirana, abantu bakabona ko borohewe no kubana n'imashini kurusha kubana n'abantu. Ibyo ni bibi cyane. Isi izaba irimo kurera abantu bameze nk'inyamaswa, batagira kwihangana, batazi gusabana, bariho nk'abanyamusozi. Hanyuma rero hakaza ubusumbane hagati y'abazaba batuye isi. Elon Musk n'abandi bamushyigikiye bavuga ko buri wese azaba abayeho neza kubera ko nta mvune zizaba zihari, ndetse bakavuga ko hazaba hariho umushahara rusange ibihugu bizajya biha abaturage babyo kugira ngo bashobore kubaho. Ubundi akazi kagakorwa n'imashini. Gusa hari ikitavugwa cyane. Izi mashini cyangwa se robo ni imashini zose zizaba zikora akazi zifite ba nyirazo
kandi bazaba barazishyizeho kugira ngo zibinjirize amafaranga. N'ubu ikoranabuhanga dufite turaryishyura. Elon Musk waguze urubuga nkoranyambaga rwa Twitter akarwita X, yazanye uburyo iyo ushaka kwemererwa kwandika ibintu byinshi kuri urwo rubuga wishyura. Ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano ryitwa ChatGPT urishyira muri telefoni yawe ku buntu. Icyo wishyura na internet gusa iyo ushaka kurikoresha byinshi birenzeho urishyura. Impamvu nuko ababikoze bashaka inyungu. N'izo mashini zishobora kuzasimbura abantu mu kazi ntabwo zizajya zikora ibyo zikora ku buntu. Abazikoze uzajya ubishyura. Dore icyo bisobanuye: hari abantu bake ku isi bazaba bafite ibigo bikora izo mashini cyangwa se iryo koranabuhanga. Ushatse wavuga ko aribo bazaba bafite akazi. Abo izo mashini zizajya zibinjiriza amafaranga, hanyuma habe natwe tudakora, twirirwa twicaye dukorerwa na za mashini umuntu yakoze. Hanyuma dutegereze ko ukwezi gushira leta iduha umushahara rusange buri wese azababona, ubundi tuwukoreshe twishyura ibyo za mashini z'abaherwe zadukoreye. Niba wubakishije inzu, byanze bikunze iyo mashini yabikoze uwayiguhaye hari icyo uzamuha. Nujya kwa muganga ukavurwa na robo, ntabwo uzahava utishyuye ngo nuko nta muforomo cyangwa se umuforomokazi wahasanze. Drone ntabwo izajya ku isoko kuguhahira utishyuye ikigo cyayikoze cyangwa se kiyishinzwe. N'ubundi hari abantu runaka bazasigara binjiza amafaranga, hanyuma hakaba na rubanda rusigaye rwose ruzaba rwirwa mu rugo rwicaye kubera ko akazi karwo katwawe n'imashini. Ibyo rero bizarema ubusumbane kubera ko sosiyete zikora ayo marobo zishobora kuzaba zikomeye kurusha na leta z'ibihugu. Ubukire bw'isi n'amabanga yayo bizaba biri mu biganza bya bamwe, ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga. Hanyuma ikindi cyo gutekerezaho ni umushahara leta cyangwa se sosiyete zifite za robo zizajya ziha abantu badakora kugira ngo bashobore kubaho. Ninde uzagena uwo mushahara? Abantu nibasanga utabahagije cyangwa se batawishimiye bazakora iki? Ubusanzwe abakozi bafatwaga nabi ahantu runaka cyangwa se bashaka kongezwa umushahara, hari ubwo bigaragambyaga bakanga akazi cyangwa se bakajya gushakira ahandi kubera ko bazi ko bafite ubumenyi bukenewe. Uyu mushahara rusange tuzahabwa tutakoze nuba muke tuzawugaya, n'ubundi tuhabwa ntacyo twakoze. Robo zo n'ubundi ntacyo zizaba zishyuza, zipfa kuba zifite umuriro w'amashanyarazi, zifite internet, ntizikeneye ikiruhuko cyangwa se kubyara cyangwa se kwishyurwa ubwishingizi bw'ubuvuzi. Robo ntabwo zizavuga ko zinaniwe ngo zikeneye ikiruhuko, ntizinubira akazi. Hanyuma se twebwe tuzahabwa amafaranga tutakoze, nitwe tuzigaragambya ngo twahembwe make kandi n'amarobo yakoze akazi atinubye. Umufilozofe w'umudage Karl Marx yigeze kuvuga ko kubera iterambere ry'imashini zikora akazi ka muntu mu nganda, hari igihe kizagera umuntu akaba ameze nk'umucakara w'imashini. Aha yavuga ko imashini izagiza imbere mu guhabwa agaciro, umuntu akaza ku mwanya wa kabiri. Muri iyi si y'amarobo, umuntu ashobora kuzisanga inyuma ku rutonde mu gaciro isi itanga, cyangwa se agasanga nta naho akenewe, ku buryo umukuye mu bigize isi ubuzima bwakomeza nta kibazo. Karl Marx yarahangayikishijwe cyane nuko abakozi basanzwe bazasigara ari bake mu nganda kubera imashini. Muri iyi si y'amarobo, impungenge nuko ahubwo inganda n'ubuzima busanzwe nta mukozi w'ikiremwa muntu uzaba ukenewe. Hano aho biganisha nuko isi ishobora kuzisanga mu kaduruvayo n'imvururu zitewe nuko abantu babuze akazi bakaba babayeho bayobowe n'imashini, bityo bakumva ntacyo bamaze. Guverinoma zishobora kuzisanga mu ihurizo ry'imyigaragambyo idashira, abantu bazisaba kuzishakira icyo bakora kubera ko arizo zabohereje kwiga, none bakaba badakora. Hari ibyago byinshi by'uko abantu bashobora kuzarambirwa kubaho mu gihe babona ntacyo bamaze. Ibi ntabwo tuzi igihe bizabera, gusa ukurikije ibintu bigana kuba ko bizaba. Icy'ingenzi ni ukubitegereza tukareba. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito.
abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro cy'ibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali n'i Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.